tuguhaye ikaze cyane wowe ukomeje kubana natwe kuri Peace Joy TV ingende Clement Bajyamahe nkuko tugenda tukugezaho byinshi bitandukanye. Uyu munsi tugiye kugezaho cyangwa se uyu mwanya tuyogezaho ubuhamya bw'umuvandimwe umukozi w'Imana uri imbere yacu nkuko mubona kuri kamera zacu. Muri imwe kubindi cyane cyane mu rugendo rw'ubuzima yagenze akiri muto, hari iwabo hatari muri Kigali, ariko tugeze no muri Kigali kuko turabikora n'ikiganiro kirekire, ariko tubikora mu gice cya mbere aho ari buvugiye kuri urwo rugendo akiri muto gira muri Kigali. Nyuma tuzagaruke n'ikindi kiganiro akomeza n'ibindi yabayemo muri Kigali. Tuzatubikoraho ma episode, ubu ni episode ya mbere tugiye kumwakira rero atugeza ubwo buhamya bukakaye nkuko tugenda tubagezaho byinshi. Rero turamufite kandi tubashimire cyane ko mukomeje kugenda mubana natwe. Turamwakire cyane muri studio zacu uko mubona muri kamera zacu. Turguhaye ikaze. Uraho neza? Muraho. Amakuru ezamurijwe. Amakuru ni meza. Usanzwe uvuga ijwi ritoya gutyo. Umeze neza? Urakomeye? Yego ndashima Imana. Ko abakubonye witwa nde? Twibwire muri rusange. Yego murakoze cyane. Nitwa Umazagahinda Epiphanie, nkaba mvukira ahahoze ari Gikongoro, ariko ubu ni muri Nyamagabe. Hanyuma rero navukiye ndi mutoya, ubuzima bwanjye navukiye ku Gikongoro, ariko ahahoze ari komine Karambo. Hanyuma nkurira muri komine Muko, ubu komine Karambo niyo navukiyemo. Hanyuma nkurira muri komine Karambo, ayo makomine agihari, ariko ubu komine yari ya Karambo ubu ni umurenge wa Kaduha. Hanyuma Muko ni umurenge wa Mushubi. Aho hantu niho nakuriye, niho natangiriye ubuzima bwanjye. Mama yashatse aho ngaho nababwiye, hanyuma maze kuhashaka arahambyarira, ariko ngeze ku myaka 5 ntago mama yankundaga. Ariko batarambyara, mama yarashatse amara imyaka 2 atarabyara. Hanyuma nyuma y'iyo myaka 2 yaje gutwita inda, ari igihe yari atwite. Hanyuma bari hafi kumbyara ngo papa yumva bakuraga, murabizi igihe kishize cy'Abanyarwanda bo hambere bararaguzaga, baraterekeraga, bakoraga ibintu byinshi, ariko ngiyewe ndavutse Imana yamvuzeho kandi bari n'abapagane. Papa yararagiye inka, rero yumva ngo ijwi riramuhamagaye ahantu mu gihuru, riramubwira ngo itegereze umugore wa hari umwana ugiye kuvuka, uwo mwana azavuka ari umwana w'umukobwa. Se wateguye ayo mazina yo kumwita. Papa yari afite amazina yateguye. Hanyuma yumva ijwi riramubwiye ngo muri ayo mazina wateguye yari yateguyemo iryitwa Donata, ariko iryo jira aramubwira ati ntuzamwite Donata, ahubwo uzamwite Epiphanie, bisobanura kwigaragaza kwa Nyagasani, igaragariza abamikazi. Kuko igihe kimwe umwana wawe Nyagasani azamwigaragariza. Naje kuvuka rero nyine igihe kigeze, mama arambyara ari mu gitondo, ariko nk'isaha 12. Muri iyo saa 12 hari inka nawe yabyaye saa 11. Iyo nka bayiha mama ngo ujye mukamirwa, inyana nayo yitwa Imaragahinda, nanjye bahita banyita Umazagahinda Epiphanie bakanireba. Bahise bakwitira izina nk'iry'inyana. Niko wese witwa izina nk'iry'inka. Okay, karagaciyemo Imaragahinda, Umazagahinda Epiphanie. Kuri ubu turakwakiriye muri studio zacu. Uri umumama se cyangwa uri umukobwa? Oya, ndi umumama. Narashatse. Nashatse 2003. Ubwo ntangiye ubuzima bwo kuva mu cyaro, ariko ubwo twahise tugira hano i Kigali. Yego. Oya, ntago turi mu Kigali. Ndushaka kumenya ngo uwo turuganira nawe ni umukobwa cyangwa ni umubyeyi? Ni mama. Urakoze cyane. Umaze kuvuka wakomeje hati mama aranyanga, mvuka nyanga, wowe yakwangiye iki rero? Tutangirira uko byagenze. Ntago mbizi ikintu yamporaga, ariko maze kumenya ubwenge muri iyo myaka 5 ntago genararaga mu rugo, nize kurara mu kigunda ndi umwana muto guhera kuri iyo myaka 5. Mama iyo yambonaga yarankubitaga cyane, ariko simbibwire papa. Papa ntago yakundaga kuba hari, cyane cyane abaga yagirajyanye nka mu ishyamba ruguru mu Rukiga, cyangwa se yazigeze akazizira muri we nabo bari batuye mu Bugesera. Ntakunde kuba mu rugo cyane, ariko mama nyine giye nta nkundi, ariko papa yaba yaje simbimubwire.
niga kurara mu kigunda gutyo ndi mutoya. Hanyuma umunsi umwe mama aza kubyara umwana, ko nakundaga abana cyane, abyara musaza wanjye ubwo wasaga naho we ankurikira. Ariko yankurikiraga kuko uwankurikiraga we yarapfuye, ubwo yankurikiraga nk'ubwa kabiri, ubwa kabiri ahari cyangwa se ubwa gatatu. Ubwo twari batatu, umwe unkurikira avamo arataha. Nuko mama aravuga ati umwana nyamwana arapfuye, hasigaye utazagira icyo umarira. Nuko byatangiye. Aravuga ati umwana nyamwana ndamubuze, hasigaye wowe utazagira icyo umarira. Hanyuma ntotezwa gutyo, nkura ntotezwa. Mama arambwira ngo ntabwo nitwa umaze agahinda, ahubwo nitwa uteye agahinda. Hanyuma naje gukura gutyo, maze gukura uko nguko ndara mu kigunda ntarara mu rugo. Ubwo ngubwo igihe kimwe ndaye mu rugo, mama yarabyaye umusaza wanjye mutoya. Ndaye mu rugo, ngeze mu rugo sanga mama yatetse, natashye ngiye kumusaba ibyo kurya. Ngeze mu rugo mama nsanga agiye gusasa. Papa ntiyari ahari, arambwira ngo nimufashe agatado wasase. Yari yasize ashyuhije amazi, nubwo bari bafite inka nyinshi ariko nta bikoresho byiza bagiraga. Mama yari yashyuhije amazi mu kigari, ubwo ni inkono ya kinyarwanda, ariko ubwo wenda twakwita nk'icyungo. Ashyushyamo amazi yo koza umwana, ashyuhijemo amazi yo koza umwana. Nuko ampereza ka gatadowa ngo asase. Agiye gusasa ka gatadowa nkafashe, akunkumura umusambi yampaye n'umwana ngo mufate, ka gatadowa kaba karazimye. Arambwira ati noneho ndakwica. Kurara nari naramenyereye kurara mu kigunda rero, arambwira ati noneho ndakwica kuba ujimije itara ntaramara gusasa. Nuko ngira ubwoba bwinshi cyane, ntangira kwicuza, navuga ngo niki cyatumye ntaha mu rugo. Hanyuma maze kwicuza ngo niki cyatumye ntaha mu rugo, mama yaje kumara gusasa, aranyegera. Nagiye kwatsa mu ziko, nkandagira muri cya kigari, y'amazi arameneka. Amaze kumeneka, ariko Imana ni nziza, yankora imirimo n'ibitangaza. Nabashije gupfukama mu kiziba cy'amazi, ndatsa mfite na wa mwana. Ndangije shyira mama arasasa. Amaze gusasa arambwira ati mpereza umwana wanjye hano. Umwana ndamumuhereza, ahita nkubita umushito wo mu ivi. Umushito wo mu ivi uyibotsaho inyama, botsaho burusheti. Hanyuma amaze kunkubita mu ivi, ukuguru kurabyimba cyane, nta maraso yavuye, ntiyaza no kunkuriramo. Jyewe ndasinziriza, mwivaniramo, inkovu ndayifite hano ku kuguru, mwivaniramo. Maze kuyivaniramo, mama ararya. Ibyo biryo sinabiriye ko nahise numva inzara ishize. Hanyuma turaryama. Namaze iminsi 3 mu nzu, ukuguru kwarabyimbye, ariko mama atabyitayeho. Haje gucaho rero umuntu wari umusazi, ariko uwo munsi Imana imukoreramo. Uwo musazi araza abaza mu matese, wa mwana ko ntaheruka kumubona yagiye hehe. Mama aramubwira ati uriya mwana naramwishe. Aramaze ati se waramwishura namwihambira? Aravuga ati ntabwo ndamwishe ngo aveho, ahubwo namwishe ahadapfa ntanakire. Aravuga ati jya kumunyereka. Nuko uwo mugabo aje kundeba, aje asanga ukuguru kwarabyimbye cyane. Ari umusazi. Aha tukira hari mu mwe mwaka? Sibwo ndabimenyera. Ngiye nari mutoya, nari mfite imyaka 5 aho icyo gihe. Nari 5? Yego. Nari mfite imyaka 5. Ntabwo wagereranya umwaka byabereyemo? Ntabwo nawugereranya ngo mushobore. Ntabwo namenye uwo ari we pe. Ntabwo namenye uwo mwaka. Ariko ni imbere ya jenoside? Yego, ni imbere ya jenoside cyane, kuko ngiye navutse muri 1984. Urumva? Muri za 1989, ubwo nda 90. Yego. Hanyuma rero wa musaza araza arareba, arebye asanga ukuguru kwarabyimbye. Aravuga ati rero nta kindi kintu bari bukore uretse kumujyana kwa muganga, kuno kuguru bakaguca, ahatazaziramo kanseri. Nuko ndangije ndavuga nti Mana we, mu mutima nago nari nzi iby'Imana cyane cyane, kuko Imana yaravuze ko izanyigaragariza. Ndangije wa musaza aravuga nyine ati nuko umujyana kwa muganga, ku kuguru bakagukuraho atararwara kanseri. Nuko mama arigendera. Maze kugendera hamwe n'uwo mugabo barajyana, ariko agenda amubwira ati kuko uyu mwana yaba ari nk'uwanjye, uri umugore wanjye, nanjye nahita mugukurikiza nkaca yawe yose, ariko kuko utari umugore wanjye ntabwo nagukoraho. Nuko papa ntiyari ahari, ariko uwo musaza agenda abivuga. Noneho papa rero agiye kureba inka ku ishyamba, agenda avuga izo nkuru zigera kuri papa. Zigeze kuri papa, papa yaraje ari nko ku munsi wa 4. Ukuguru kwarabyimbye cyane, ntasohoka mu nzu. Ku munsi wa 4 papa araza. Aje asanga ahantu nari ndyamye, arampamagara
arambwira ngo Dugari ni agasirino banyitaga. Arambwira ngo Dugari mwana wanjye waramutse neza, ntiyego. Araza aravuga ati se wabaye iki? Ndavuga nti ndarwaye. Ariko ari mu nzira mama we yarabimenye. Mama bimenye yuko papa arimo kuza, aza kundeba. Mama arambwira ngo ari papa cyangwa mama, numva nkunda ndi. Nuko ndamusubiza ndamubwira nti mbakunda mwese kuko mwese muri ababyeyi banjye. Arambwira ati se habayemo amahitamo wahitamo undi? Ndaceceka. Arambwira ngo habayemo amahitamo unahitamo mama, ngo kuko papa ashobora kunyanganga ariko mama we ntiyanyanga, ngo yantwara mu kanwa nk'ipusi, ngo ariko papa we yanyanga ngo burundu. Urumva ko nari umwana, ndabyemera nemera ibyo arimo kumbwira. Hanyuma maze kwemera ibyo arimo kumbwira, asubira kwihingira. Hari mu gitondo ariko asubira guhinga, nta kindi kintu cyo kunkorera yankoreye. Hashize nk'akanya papa baraje. Papa je nibwo yaje asanga ameze gutyo, ari yorose nyine asanga ameze gutyo. Arambwira ati niki cyakwishe ko mama yambwiye ukuntu ndi buvuge. Bajyaga baca imiringoto bagashingaho ibiti bisongoye hasi no hejuru bitaga ngo ni imambo. Hanyuma ndamubwira nyine ngo nagiye gutashya igiti kiranyica. Arambwira ati igiti cyakwishe aho ngaho nticyapfumuye ku kuguru hepfo gipfumura mu ivi. Arambwira ati mwana wanjye nagukundaga, ariko amahuriro yanjye nawe nayo ngayo, kuba utambwiye uwakugize gutyo ngo nanjye nguhorere. Komeza kumuhakanira ko ari igiti cyanyishe. Papa ararakara. Twabaga mu nzu y'ibyatsi. Haciyemo nk'iminsi nk'itatu, papa aragenda atunganya mama. Aramubwira ati singushaka muri uru rugo, kandi ujyana abo bana bajyane iwanyu, nzaza kubafata barabaye bakuru. Byabaye ngombwa ko mama yanga kugenda. Yanze kugenda biba ngombwa ko papa twika ya nzu twari turimo. Mama atetse icyo gihe. Arambwira ati kora ko papa wagukunda, genda umusabe imbabazi, ibyo dutetse bibanze bishye. Ariko papa arabyanga, aravuga ati ndagukunda, ariko kuba utarambwiye umuntu wakugize gutyo ngo nguhorere, ntabwo byashoboka ko ndeka gutwika iyi nzu. Nuko papa yatwitse iyo nzu irashya. Abwira mama ngo nagenda kurema imyenda ye byonyine gusa. Ibyo bibera mu maso yanjye mbireba. Inzira irarangira. Imaze gushyirangiye, babwira mama ko agomba kunjyana ahantu mu giturage bakandumika, batanjyanye kwa muganga, ko nibanjyana kwa muganga akaguru bazagaca. Kandi papa yari yabwiye mama ko nintakira akaguru bakagaca bazaza akamusanga bakamuca yose. Rero banjyanye mu giturage barandumika ukuguru kwanye. Kurumika wenda hari abantu batamenya ibyo ari byo, ni akantu bafataga, nanjye sinashaka kumenya ko ariko cyane, ariko baragafataga kameze nk'agacuma. Uwo muntu ukurumitse agacanamo akababi k'agaturusu, hanyuma akomeka ahandi agakeba n'urwembe. Akomeka ahandi kakantu kakajya kavoma amaraso mabi. Amaraso yanjye baravomaga bakasukira imbwa ikaba ari iyanywa. Hanyuma bamubwira ko nzajya ngenda nkira kandi amaguru yanjye azareshya nta kibazo. Ukuguru bari bafite ubwoba yuko ukuguru kumwe gushaka kunanuka ukundi kukaba kunini, ariko Imana ifite uko yabigenje. Kuko icyo gihe bavuga ko bagiye kunjyana kwa muganga bakanca ukuguru, naravuze mu mutima wanjye ndavuga ngo Mana bishoboka bite ko banca ukuguru? Nari umwana ariko nuko nabyumvise mu mutima wanjye bije. Kuki banca akaguru kandi naravukanye amaguru abiri mazima, bazanca ukuguru nzize mama? Ariko mvuga mu mutima wanjye. Hanyuma Imana yumvise ryasengesha ari uko navuze gutyo. Ijwi rirambwira ngo umura mwana wanjye ntibazaguca ukuguru. Imana inyereka ndi kuza ngo ndengana ibiti mugote, ndi kuza i Kigali ngenda n'amaguru yanjye yose. Nuko ukuntu nabibonye bimeze nka filime. Ariko n'ubundi banjyana nyine mu giturage barandumika ndakira. Hanyuma maze gukira, mama yatujyanye iwabo, ngiyewe na musaza wanjye. Musaza wanjye ari uruhinja rw'icyumweru. Tujya iwabo wa mama, aho nababwiye muri Karambo, ubu ari umurenge wa Kaduha. Hanyuma tugeze aho iwabo, n'ubundi kuko mama atankundaga, n'ubundi arakomeza arantoteza. Ariko uko byari biri si kimwe n'uko nkiri kwa papa byari bimeze. Hanyuma tugezeyo kwa mama, iwabo wa mama, turahaba. Imyaka 2 ishize ngira inzozi. Ndota nza i Kigali. Nari umwana muto none kuko mama aramaze 2 nujuje 7. Ngira inzozi ndota ngo nze i Kigali nambara inkweto, ariko abo bandi ntazo bambara. Mbona ngo bene bacu nta nkweto bambara. Naje gukura rero, mama
abona baramurangira umugabo wo kumushaka kuri iyo myaka yanjye 7. ubwo rero atandukanye na papa wawe. Kuri iyo myaka 7 haza umuranga uranga mama. Mama rero agiye gushaka bari mu myiteguro, aravuga ati reka, ntabwo yanyemeraga kuko nakuze ntazi kuvuga izina ngo mama, yararangije kumwita ngo yewera, ntabwo gera kuze nzi kuvuga ngo mama cyangwa papa. Hanyuma nibwo muri iyo myiteguro yabo yararimo ahabura nk'icyumweru ngo agende, uwo munsi aravuga ati riko sinagenda ntabajije umwana wanjye kuko buri Imana ishaka kumukoreramo akambwira iby'uru rugo ngiye gushaka uko bimeze. Nari umwana muto w'imyaka 7, mama yahuye n'ubuzima bukomeye, ageze aho iwabo bamuha inkono yo kudutekera twenyine ngo ajya ducira inshuro twenyine. Rero ubwo nari ndaho mama yatekeraga nishyizeho ivu ryinshi. Wowe bari bamuhoye iki kuba baramuhaye akato gutyo? Nuko yari yarabyaye nyine, baravuga ngo agarutse iwabo, nabo bakwemera ngo ko bafatanya hamwe inkono kandi abo bafite abana 2, ntakiri inshuro abana be. Yego. Hanyuma ndangije muri rya ziko nari ndimo ndi kwiyoreraho ivu, ambajije gukira ambwira se mwana wanjye, noneho umunsi nibwo yanyise umwana, barambwira mwana wanjye ko ngiye gushaka umugabo, urabona bizagenda biti? Ese urwo rugo nzarugiriramo umugisha? Ndaceceka, ariko numva ijwi rimbwiye ngo nimubwire ngo urugo agiye gushaka ruzaba rumeze, uwo mugabo agiye gushaka azameze nka Goliyati. Uko Goliyati yarwanyije ubwoko bw'Imana bw'Abayisiraheli, nawe niko azaba ameze. Nari umwana mutoya, nuko arangije aravuga ati Goliyati wenda urwanyije ubwoko bw'Abayisiraheli ndamuzi, none uwo mugabo ndamuretse niba azaba ameze nka Goliyati. Ariko mama waramubwira ati reka da, wireka kujya gushaka uwo mugabo ko uyu mwana weje wundi yarose izo nzozi nari narose, nari nazibabwiye zo kuza i Kigali. Aravuga ati umwana weje wundi warose ajya i Kigali, none ubwo yarose ajya i Kigali ntabwo yakubuza kujya gushaka, ubu si Kigali azahagera, ati reka ujye kwishakira umugabo, uwo mwana mwihorere. Nuko mama arabyanga aragenda. Amaze kugenda ariko baravugana ati rero uyu mwana kuko utamukunda we ntumujyane umusige. Nuko mama arabyemera ariko aravuga ati muzabanze muzana nsure. Nuko nyuma y'icyumweru banjyanye yo gusura mama. Ngeze yo gusura mama, mama aravuga ati ntabwo muri bumusubiraneyo, naguma ahangaha. Ndahaguma, maze kuhaguma uwo mugabo yarashatse aravuga ati rero uyu mwana ageze igihe cyo kujya kwiga, ni mumureka ajye kwiga mu ishuri. Mama aravuga ati ntabwo umwana agomba kujya kwiga kuko nazajya ajya kwiga ntazajya abona ibyo atemaje. Bivuga ngo kurya kwanjye yavuga ko ari ugutema, ntabwo avuga ko ari ukurya nk'abandi bantu. Nuko nkurira muri ubwo buzima ntangira kujya kuragira inka, ndi muto kuri iyo myaka 7 yashatse mfite. Noneho ndagira inka, iby'ishuri sinajya kwiga. Ntagiye kwiga ariko nyuma nza kurota mbona papa umbyara rero yaje kuza asanga aho nari ndagiye, ndota mama nakora n'ubukwe ariko atari umugabo bari kumwe we yarashatseho. Ngiye kubona mbona ari gusezerana n'undi mugabo amwambika impeta, nuko mbaza Imana, numvaga nyine ari Imana ndi kuganira nawe, ndavuga ngo kuki mama wenda umugabo ko bishoboka ko yashaka abagabo 2, se kuki mama mbona afite abagabo 2, umwe yegerayo asezerana n'uwundi. Hanyuma ijwi rambwira ngo ibyo bintu nzabibona. Papa rero yaje kuza nyine we asanga, noneho bitari mu nzozi, asanga aho nari ndagiye. Papa aransuhuza arambwira ngo turaganiraho gakeya, arambwira ngo aba muri Tanzania, bazagaruka kumujyana agiye gushaka ibyangombwa byanjye n'ibya musaza wanjye, bazaza tujyana muri Tanzania.